hanyuma na traffic yari ihari kugira ngo nyine urujya n'uruza rw'imodoka zimura abantu zigende neza. abaturage benshi bari ku kagari ka Nyarutarama, abandi hakurya y'akagari hari ihema rihari ry'umweru rinini, hariho abantu bari hashyizwemo n'agaposite nakwita do sante kari aho ngaho. aho hose nkubwiye narahakandagiye, haba kuri abaturage ba Nyarutarama bari ku kagari nagezeyo, haba mwarya amazu menshi acucitse narahageze, abantu bari kuzinga ibyabo abandi batabizinga. hanyuma no kuri iryo hema hari naho hari n'abayobozi b'akarere narahageze. none se kambaza nkubaza ko wari mu kwirakwiza impuha byari ariko se ejo sangaye hano kuri mikoro wari mu kwirakwiza ibihuha uvuga yuko ngo nta muntu ushobora kuhagera, ngo nta winjira nta usohoka, ngo bari muri guma mu rugo, ngo nta wibeshya ngo afotore. wewe wabifotoye hari wagukoze kuboko uri igiki? reka nguha amakuru. narahageze hanyuma hari wagufashe ku kaboko ariko iyi modoka kugira ngo ngiga nguha amakuru ninjye wahageze. ngenda cecetse nakase agahanda kitaka kajya ku kagari. abapolisi baranyibwiye ati hano nta muntu harenga. hanyuma harenga ute? nasubiye inyuma uca he? njya gushaka indi nzira ahandi. ngeze kugira ngo ninjiye kuri iryo hema bati ahangaha shwi nta muntu harenga. mpamagara umuyobozi umwe ku rwego rw'akarere, ndabwira ndiri runaka narinjye aho ngaho. baminze ndatambuka. uzi impamvu se buriya batashaka kuhinjira? nuko abenshi barindaga ibintu by'abantu kugira ngo amabandi atabyiba. ntese ndiba ushobora kuba ufite isura y'amabandi. buretse gato komeza, ni true story my friend. none kwa kumbaza ibyo gufotora reka nabyo mbihereho. nkigera aho hantu ku ihema ndaparika neza, umutrafiki rwose aramerekeza avuga ati parika aho ushaka aho hose. ndaparika. wumvise cya kintu nakubwiraga cyo kurinda abantu umutekano w'abantu n'ibintu zirimo yari amakwasiteri yo gutwara abantu, harimo gufasha abantu kugira ngo bimuke, ndetse n'amafuso bari gupakiramo ibyabo. izindi zari za polisi na ribu. n'iyawe yanjye ndaparika. mamaze nk'iminota 5 mbona bagenzi bacu abanyamakuru bo haruguru aho baraje n'ibikoresho byabo n'imodoka irinjira, bacingiye umutekano na polisi, bashinga kamera. umuyobozi w'akarere ahagara imbere yabo bamuhata ibibazo, arabasubiza ariko baterekeza kamera hakurya iyo. hakurya he? aho hakurya nyine mu mazu menshi jevi. none se rero barahaga umuyobozi. uretse gato umva sura nisubiza. reka mbaze nkubaze kuri ako kantu tubareba. reka wari kuri tere akubwire ibyo yabonye. ibi ni dictatorship. reka nceceke komeza. igihe bari muri ibyo mbona abandi banyamakuru baradutse n'ibikoresho. ndababona ndabamenya. babaraje nabo batangiye gushinga udukoresho. hahita haza abapolisi bati ibyo bikoresho mwabivanaho mukureho musubire hariya. basubira hanze ndi kubireba n'amaso yanjye. bajya bavuga ngo do the right thing at the right time. nta komantere uri gushyira aho hantu ntabwo wari okay dukomeze komeza. ubwo ndi kureba muri make wari uhari. nari mpari ndi kureba avec mes deux yeux. ariko n'amatwi ari kumva. ndeba neza. komeza tegereza. inkuru burya ntiba mbuyibara ni utuma ibowaringa. ntabwo iyi nkuru ntiri bowaringa. komeza. ye kona mbona haje undi mu mama ufite cano aramanutse. batugasubira ati sinsubira. mu gitondo nohereje abanyamakuru banjye mubangira kwinjira, ubu ninjiye ndimo. mureke nkora akazi. arayishinga kamera akora akazi, ariko ayitunga nawe umuyobozi kamera. ubwo nyine akazi karakorwa. ngiriya fuso nari ndi iruhande rwayo. uri kuyireba igutwaye iki? nyine nayo nkwereke ko nari impari irimo gufasha abantu kwimura imitungo yabo. hanyuma nabonye ibintu bibiri. iki? hari abantu bazinze ibintu byabo bategereje gushyira mu mafuso.
hakaba n'abandi batigeze bazinga ibintu byabo bari mu gihirahiro. Ibyo ni ibintu bibiri nabonye. Abayashyiraga mu mafuso bari abantu ba nyiramazu y'aho ngaho muri Kangondo, ba nyiramazu bagiye kujya mu zindi bajyanwe Busanze. Abandi bari bafite imizigo myinshi badafite aho kujya, babuze icyerekezo, barabapangaye. Kuko hari n'abapangaye bari bapakiye nabo mu mafuso, bari kuvuga ati mwebwe ntabwo mugiye kujya hariya, bari kongera gupakurura. azo wa muganda wapangaye nabibonye jevi icyo ntabonye. Ntabwo nabonye umupolisi akubita umuntu. Uziko byari byavuzwe ngo bakubise abantu, cyekara barabakubise ntarahagera, ariko sinabibonye. none mutabaruka aho ntiwaburiye ruswa ntabwo wababonye. Oya reka nkubwire, si bya byose ibyo ntabonye sindi bivuge. Njyewe nagiye manze kugira ndebe abantu bakubiswe, ibyo nicyo ndi gushakisha. nta wigeze ukubitwa? Nta muntu wambwiye ati nge bankubise, nta n'uwo nabonye. ariko wenda niba byarabaye byarabaye ntabireba wenda. Nanavugishije umupolisi mukuru wari uhari, urumva, ndamwibwira nti ariko byavuzwe ko mwakubise abantu, mwabahoye iki? akubwira iki? Arambwira ati twebwe ni mwebwe. yari ahari rwose mukuru cyane, ufite ibintu bikaza aha ngaha. Yarambwira ati nkurahiye Imana yo mu ijuru, niba hari umuntu waba yakubiswe ndi hano, ni njye uyoboye hano, azambwira uwamukubise. yarabikwibwira byumva veke amatwi yawe? Ngiye niko yambwiye. Arambwira ati ubu twe duhagaze aha, nta n'umuntu n'umwe dukoraho, ariko nta n'uwaduteye amabuye nk'uko byavugwaga. yavuga ati abantu bari kuvuga ngo bariho batera amabuye, ati nta muntu nabonye atera amabuye, ntawe nabonye. Niko yambwiye, nanjye ko niboneye. abantu bari batuje bapakira, abandi badapakira, bategereje gushakisha hano. mubonaga mu makaritsiye, muri karitsiye ukabona nk'amatara ziragiye bikoreye, ukabona imizigo iri kugenda, bamwe batagenda wenda bibereye aho, ariko abandi babonaga bagenda. Harimo umuvuma, yari hari, harimo bari bambaye nk'abayusu. Urabibuka iryo jambo rero ry'abayusi? sindikunda cyane kuko ndifite amateka mabi. Ariko nabo bari bahari, barimo no gutwaza abantu. Vuga utaba volonteri, kuko nukomeza kuvuga abayusi binyibutsa muri za 80 abayusi ba Obote bazonga ababyeyi bacu, ntuzabyongere. Bari gutwaza abantu, ariko ntabwo bajya gutwaza utabishaka. Nabibonye nabyo ndabireba neza. Urubyiruko rw'abakorerabushake ruhari, bambaye amajire bakajya gutwaza abantu. Hari n'abandi nabonye bafite amapiki, batangiye guhingagura akantu kameze nk'akadepo, bavanaho ibihugu, bari kugahinga kafunze. Umuntu w'umukobwa aramanuka aravuga ati iyo nzu muyireke, irimo ibintu kandi ba nyirayo ntibahari. Narabirebaga nabyo munsi neza yaho ihema ryari riri. Barayireka bagiye. Ubwo mu kanya turaza kongera tujye mu karere ka Gasabo tubaze niba igikorwa gikomeza cyangwa cyashoje. Ibi nibyo niboneye n'amaso yanjye. Muri make ibyo nakubwiye mu masegonda make, warabibonye yuko polisi ishinzwe ari ugucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Hari bandi wahabonye riza kwiba? Nta bandi nabonye. Hari umuntu wabonye ukubitwa? Nta muntu cyerekana byarabaye ntabire. Aho ngaho rero bya bindi wivugishaga ngo polisi ngo iyiza kubidahari ukajyayo, bari kukuba ibipine. Bande n'urugero bande rero polisi ifite uburenganzira burinda umutekano. Ahubwo hari umutekano uhagije, polisi nitahe. Ahubwo polisi igomba gusoza igikorwa, nijye mu rugo hari barihagije. Polisi ijye mu rugo wese ribiri gukora icyariye.